umuhanano. Bakunzi b'ibiganiro umuhanano, iki ni ikiganiro umuhanano nimero ya 3. Gifite insanganyamatsiko igira iti: Kiganuga ni inyonjo y'aba Perezida Kayibanda na Habyarimana n'udutsiko twabo. Si inyonjo igomba guhekeshwa rubanda kuko icyaha ari gatozi kuwagikoze. Bakunzi b'ibiganiro umuhanano, mu kiganiro duheruka kubagezaho mu muhanano nimero ya 2, twasesenguye ikibazo kimaze iminsi mu mpuzamashyaka MRCD yari igizwe n'amashyaka 4. Nyuma CNRD, ishyaka rifite umutwe w'ingabo FRN, riza kuvamo. Kuba ryarivanyemo cyangwa ryarirukanywe ni umukino w'imbere uzwi na bamwe mu bayobozi baryo. Gusa icyo twanenze ni imyitwarire y'amashyaka 3 yasigaye muri MRCD, ariyo RDI Rwanda Rwiza ya Bwana Twagiramungu Faustin, PDR Humure ya Bwana Rusesabagina, ndetse na RRM igizwe n'amaraso mashya muri politiki. Iyo myitwarire yanenzwe ni uko amashyaka 3 yarasigaye arwanira inyuguti 3 zigize izina ry'ingabo FRN, kandi ayo mashyaka atagifite uruhare kuri izo ngabo. Bakunzi b'ibiganiro umuhanano, nk'uko rero n'ubundi tuzakomeza gusesengurira rubanda ibibazo byugarije impinduramatwara runyotewe ngo ibakure ishyanga, uyu munsi turasesengura ikindi kibazo giteye impagarara cyuririra ku ndwara yagize ingaruka kuri rubanda guhera mu gihe cy'ubwigenge bwa 1962, ikamunga Repubulika ya mbere, igashegesha Repubulika ya kabiri kugeza iyirunduye, ku buryo wavuga ko amakuba rubanda rurimo muri iki gihe ari ingaruka z'iyo ndwara ntiyaba yibeshye. Iyo ndwara nta yindi ni ikiganduga. Bakunzi b'ikiganiro umuhanano, mbahaye ikaze muri iki kiganiro, mugire impagarike n'ubugingo. Nk'uko maze kubimenyera, muri kumwe nanjye Samusoni Runukamishyo, tukaba kandi dufite n'umutumirwa mumaze kumenyera, ni Sadiki Biyoro. Uraho neza Bwana Sadiki? Uraho neza Samusoni Runukamishyo. Gira impagarike n'ubugingo. Nawe rwose ndabikwifurije kandi mbyifurije n'abazakurikira iki kiganiro cyacu cy'umuhanano wa 3. Nanjye mu izina ry'abakunzi bacu mbanje kugushimira ukuntu wemeje kujya witabira ubutumire bwacu kandi ukatuzanira ibitekerezo byubaka bifasha rubanda. Urakoze cyane rwose. Namwe murakoze. Mu kwinjira mu kiganiro rero Bwana Sadiki, ndifuza ko watubwira uko wavuga ku kibazo kiriho ubu gitumye Kiganduga yongeye kugaruka ikaba umusaraba kuri rubanda mu mpinduramatwara iruganisha ku mpinduka. Urakoze cyane. Ni koko muri iyi minsi ikibazo cya Kiganduga cyongeye kwimonogoza, cyongeye kubica bigacika. Iki kibazo cya Kiganduga rero gihereye cyane ku bibazo ku mahano yakozwe n'abahiritse ubutegetsi muri kudeta yo kuwa 5 Nyakanga 1973, bahiritse ubwo ni bari bayobowe na Perezida Habyarimana Juvenal, bahirika ingoma ya Gregoire Kayibanda. Ubwo rero hariho amahano ateye isoni bakoreye abanyapolitiki bariho icyo gihe, bakabica urw'agacunaguzo, bakabica mu buryo bataciriwe n'imanza, kandi ndetse n'imirambo yabo ntibayishyikirize imiryango yabo. Bikaba kandi imiryango yabo yarakomeje kugira itotezwa rikomeye. Noneho rero impamvu itotezwa n'ubutegetsi bushyashya bwa Repubulika ya kabiri bwari bugizwe ahanini n'abasirikare. Noneho rero icyo kibazo kiza muri rubanda kubera iki?
icya mbere cyo nuko abo banyapolitiki bari abarubanda, uracyumva? Kuba rero bari abarubanda abo bishwe bakagirirwa nabi, intwari za demokarasi, none n'ababagiriye nabi nabo ni abarubanda, uracyumva? Ababagiriye nabi babakoreye ayo mahano nabo ni abarubanda, nubwo icyaha ari gatozi. Noneho ibyo bigashyiramo ikintu cyo kuba bamwe bashobora kwiyumva ku ruhare, bamwe bagahita bigasa n'ibigabanyijemo rubanda ibice, bamwe baratwiciye abandi. Ni ukuvuga ngo niyo mpamvu icyo kibazo usanga kibaye ikibazo muri rubanda, kikaza kikaba ikibazo muri rubanda. Ubu rero bishingiye kuki? Abantu bamwe baribaza bati ese, cyane cyane nko ku ruhande rw'abagiriwe nabi, ruribaza ruti ese ubu ibi bintu turimo turarwanira impinduka, iki kibazo tukihorera tukirengagiza kandi kiriho, ese ibyo turi gukora ubu ngubu iyo tujya turahaza? Ese ibi ngibi ntituzongera tukabisanga n'ubundi? Iki kibazo ko cyakagombye kuba ari ikintu cyakagombye kuduha umucyo w'ukuntu abantu dushobora kuzitwara mu gihe impinduka tuzaba twayigezeho, dufatanye gukemura ikibazo kandi tugifitanye. Noneho abasa nk'ababogamira ku ruhande rw'abakoze ariya mahano, abasa n'ababogamiraho nabo bakavuga ati iki si igihe cyo kugira gute, ni ukuvuga ngo urugamba rurarimbanije, ibi ngibi noneho turamuka tubizanye ahubwo ni ibyo kugaruka kuducamo kabiri gatatu, uri kucyumva? Ati ubwo rero ibyo ngibyo ahubwo biraba ari ikibazo, kuko twakagombye kuzabivugaho wenda twatsinsuze uru rugamba dufite aho turugejeje. Ni ukuvuga ngo uko nguko niko ikibazo kimeze. Noneho kugira ngo none se ni iki gitera icyo kibazo mu by'ukuri, tugiye ni iki gitera icyo kibazo? Ikintu cya mbere gitera icyo kibazo gituma rubanda isa nkaho icikamo kabiri kubera iki kibazo, mu by'ukuri iriya miryango ni uburenganzira bwayo no kuba yasaba icyo kintu, ni n'uburenganzira kandi bwa rubanda, kubera yuko abagiriwe nabi, ni ukuvuga ngo hariho abantu bagiriwe nabi, uracyumva, bakorewe amahano, hakaba n'abayakoze. Yego, uravuga ngo iriya miryango, ikibazo kiri kuri iyo miryango cyangwa iyo wavuze Kiganduga ni ahantu hanini ku buryo n'utari muri iyo miryango. Ibyo rero nibyo nshaka kuvuga. Iki kibazo cyitiranya ibintu bibiri. Kiganduga ni conception yihariye, mbese ni ikintu cyihariye ukwacyo. Abakiga n'abanyenduga nabo ni yindi conception. Abakiga n'abanyenduga ni conception ukwayo, Kiganduga ikaba yindi conception. Iyo rero abantu batabasha kubitandukana, iyo abantu batabashije kubitandukanya, nibyo bizana umwiryane. Ni ukuvuga ngo niba abakiga n'abanyenduga ari conception itandukanye na Kiganduga, turaza kubona impamvu bitandukanye. Ariko y'abantu iyo wibwiye ko Kiganduga bihwanye n'abakiga n'abanyenduga, hari imiryango yo mu Nduga yiciwe, abanyenduga bose bakumva ko biciwe, noneho ya miryango none yishe, abakiga bose bakumva ko bitirirwa icyo cyaha. Mbega abashaka kuvuga neza Kiganduga ni inzigo, uracyumva? Kiganduga ni inzigo, kugeza ubu tugifite nk'inzigo, mu gihe abakiga n'abanyenduga bo ari abantu bariho, nk'uko wenda wowe ushobora kubura umunyenduga nanjye nkaba umukiga, aho kirumvikanye. Noneho rero tugende kuki twavuze ko Kiganduga nk'inzigo, ni inzigo itagize aho ishingiye, uracyumva? Icyo twita misconception, ni myth. Ni ukuvuga ngo ni ikintu nakita nk'iki, ni ukuvuga ngo ni ikintu cyaje, ni igihu cyaje mu bantu, uri kucyumva? Kubera kibagwamo, hari abakizanye, hari abakizamo barabeshwa. Ni ukuvuga ngo rero nicyo dushaka kugira ngo duse nk'abarebaho, kugira ngo ni ukuvuga ngo utabashije gutandukanya Kiganduga nk'inzigo, nka misconception, imyth, ikintu kitafite imizi nyayo y'ukuri, ngo gitandukanye n'abakiga n'abanyenduga nk'abantu bafite imizi ishobora gusobanuka mu buryo nyabumenyi, mu buryo mu mateori scientifique, ukabasha gusobanura abakiga n'abanyenduga cyane cyane, noneho ukabihuza na Kiganduga, ikintu kiri misconception. Aho ngaho niho tugwa muri kugira gute, muri ibi bibazo ahantu bagira gute, usanga bari kuryana, bavuga umuntu wagize nabi ukumva ko ugomba kumuvugira, cyangwa se wagiriwe nabi, ngo niba muturanye ukumva ko mwagiriwe nabi mwese, ukagira ko mwagiriwe mwese, nibyo uracyumva? Ariko uwo musaraba rubanda rero ufite byo,
ariko tubanza tumenyane ko hari abavictime bahise ko bagize ibyo bibazo uri kucyumva n'ababikoze ibyo bintu. Rero iyo utangiye kujya ugatangira kujya ikibazo gitangiye kumvikana. No kuvuga ngo noneho rero bibi ikibazo ryari, bibi ikibazo utangiye gushakira ububi ku batarakoze icyaha kitakiri gatozi, uracyumva. None ugatangira ngo kwanza ngo bariya niko babaye, ugatangira ama stereotype gushyira abantu bamwe bose kubera iki, n'uwari utaravuka n'uwari utahatuye. Noneho bitewe n'iki, noneho ushingiye ko abakiga n'abanyenduga hari bariho ni ikintu cy'ukuri cyo kucyumva gishobora gusobanurwa n'amahame ya science, ariko kiganduga cyo ni inzigo, ni icyuka. Noneho rero kugira ngo dusobanure kiganduga, turabanza turebe ikintu iyo kibayeho kiba gifite aho cyahereye, inkomoko. Kiganduga ihera he? Kiganduga ihera ku ngoma ya Gerigori Kayibanda. Urabyumva? Ndabyumva. Kiganduga ihera ku ngoma ya Gerigori Kayibanda. Bikagenda bite kugira ngo Kiganduga itangire ite? Kiganduga itangira abaparmehutu bari bafashe ubwigenge, baharaniye ubwigenge, abanyapolitike bagira ironda karere by'abanyagitarama. Uracyumva? Bamara kugira ironda karere, hakaba abantu bari mu ngabo. Turaza kumenya impamvu bamwe bari biganje mu ngabo. Icyo ni impamvu yumvikana, ndahita nanayihutaho. Hari abantu abanyagitarama zitukwamo nkuru, wari mukuru yari abari bakuru muri rampinduramatwara, ni ba Gerigori Kayibanda, ni ba Dominiko Mbonyumutwa, ni bari abantu bo mu Marangara, abo tuzi. Ni ukuvuga ngo noneho abo ngabo bari mu gace kamwe. Turaza kumenya impamvu bari mu gace kamwe, uracyumva. None ariko hakabaho n'igisirikari nacyo cyari kimeze nk'ikiva mu gace kamwe, kugira ngo iyi nzigo Kiganduga rero twavuga yuko ikomoka ku butegetsi bwo kwa Kayibanda, ni hagati y'abanyapolitike n'abasirikare. Abasirikari bari abantu bari mu gisirikare, bakabona, urumva bafite imbaraga, urumva umusirikare agira amashagaga, bagahita babona byihuse ikiri kuba ko abanyagitarama cyangwa se abanyenduga hanakoreraga hamwe kubibona byari. Ariko kugira ngo abaparmehutu benshi bave hariya, nabyo turaza kureba impamvu yabyo. Bave hehe? Bave muri kariya gace ka Marangara, kariya gace k'Induga. Ariko si honyine barahavaga n'ahandi. Nyine bavaga n'ahandi, ariko abenshi mu ndongozi. Ntabwo baba bibeshye uvuze ko inyinshi mu ndongozi z'intwari za demokarasi zavuye hariya Gitarama. Ni ukuvuga ngo hariho impamvu, niyo tugira ngo tubanze ducagagure muri makeya. Ni ukuvuga ngo hariya za Kabgayi ni ahantu abantu bari bahari, bari bajijutse kwanza, uracyumva. Mu kujijuka kubera amashuri, urabyumva, hari amashuri Kabgayi, hirya gato ya Save, uracyumva. Noneho ariko bakanaturana n'ubwami. Murwayi bwami ni wari hafi koko, wari hafi Nyanza. Na abantu rero bashobora gutinyuka ubwami, bamaze kwiga bavuze ati ariko se buriya bariya batwigiraho ibi ngibi kubera iki? Rimwe na rimwe biganye babonye ko nta bana babonye bana barusha no mu ishuri, bakavuga ati ubu ngubu tukomeza ukurumva ya Parmehutu, Parti de l'Emancipation Hutu, cyangwa se yaje kuba MDR. Na uburyo umuntu uzarebe umuntu uba mu murwa mukuru wa Kigali abashiritse ubwoba, ukucyumva, kurenza uba hirya mu byaro we, niyo ugezeyo wowe uzukanaguruzwa, ukucyumva. Bo baravuze ati ariko subundaba ibi bintu ni ibiki? Ndone uvuga ngo byabahaye kubera kuba hafi n'ibwami, uracyumva. Kandi bakaba ari abantu duhindura ibintu. Ikindi nacyo tudashobora kwirengagiza, ndabizi ko abantu benshi ntibagikunda kuvuga yuko hariho abantu nakita ko ari basa nk'ababashe kumva icyo kintu, urabyumva. Ni ukuvuga ngo batangiye kuzana ikibazo, baracyumvikanisha neza. Abo barwanashyaka, abo baparmehutu bahariya hafi n'abandi nyine, n'abandi barwanashyaka, ariko abenshi bari hariya kubera iyo mpamvu navuze. Ni ukuvuga ngo impamvu ni ukubera iki? Aho bari baherereye
ni abantu bari bamenyeranye n'abo n'ibwami bareba ibibamo bigize gute. ariko ngo hari n'abakoranaga n'ubwami hari batagiye nk'abambonye umutwaro bari basushefu ibintu nk'ibyo ngibyo, mbese ku buryo n'abantu bari bashiritse ubwoba, atari bya bindi umuntu wo mu bihuri yo za Kigombe ubwami yabwumvaga ari nk'iriya, kumva ari umuntu w'igitangaza, kumva no gukoma amashyi kuri buri kintu. Umwami yaza niba yanyuze aho ngaho akabona ari ikintu cy'igitangaza, ariko abatware, ariko abo ngabo bari bamaze kujijuka. Ndacyumva. Ikindi rero dushobora kureba na Kabgayi nk'abantu bari bahari. Ndacyumva. Ni ukuvuga ngo hariho abavuga yuko hariho abantu batangiye ngo bakoze ubukangurambaga bwo kumvikanisha ikibazo cyabo. Bamaze gukora ubukangurambaga bwo kumvikanisha ikibazo cyabo, hariya za Kabgayi hashobora kuba harabonetse abantu babyumva, na cyane ko ari nk'abavugamo ba André Perode, uracyumva, yari musenyeri ntabwo yari umuzungu, ari évêque wa Kabgayi, yego yari umuzungu w'umusuwisi. Ariko bakavuga ngo hari n'abandi bantu bari baje ari benshi b'abapadiri, nakwitwa ko bari bamanutse b'abaframa, abapadiri bera b'abaframa, ababirigi b'abaframa. Kandi rero ububirigi nabwo bugira ikibazo cy'amacakubiri nk'ikiba cy'amoko kutututsi, bo bakagira abaframa n'abawalo. Ni ukuvuga ngo abaframa ni ukuvuga ngo bagize gute, bavuga ko hari bari bamaze kuvuza ari benshi, kandi aho ngaho bahari na Perode abarimo. Perode we ni umusuwisi, ntabwo wamushyira mu by'ababirigi, ariko nawe ni umuntu wumvaga icyo kibazo, yumva ko abantu bamwe badashobora kubaho bahohoteye abandi. Ni ukuvuga ngo ubutegetsi bwiharirwe n'igice kimwe abatutsi, abandi bababera abagaragu. Icyo nicyo gituma abaharaniye intwari za demokarasi nyinshi zikomoka hariya. Noneho rero tujye no kuki niki kizana noneho igisirikari kikabamo abakiga benshi. Urabona rero igisirikari mu by'ukuri bavuga ko igisirikari gisa nkaho igisirikari cy'u Rwanda rw'icyo gihe cyatangiye mu 1960. Cyo bitaga Garde Nationale mbere y'ubwigenge. Ariko mu by'ukuri hari igisirikare cyari cy'abazungu, cyari kiyobowe n'abazungu, uracyumva. Noneho hakabamo iyo bo bajyaga, nubwo cyari n'icyo cy'ababirigi, urukumva n'icyo cy'ababirigi kitwaga kuko aribo bari bakoronije, cyabagamo abasirikare b'abirabura, uracyumva. Abasirikare b'abirabura hatarabaho igisirikari cy'u Rwanda, Garde Nationale y'u Rwanda, uracyumva. Haba ari icy'ababirigi. Abantu rero mu birigi yajyaga gushaka umusirikari, urabyumva, yarebaga ikintu bita pinye, uracyumva, ingufu. Ahantu rero hari abantu bameze uko nguko, yaragiye yigira hehe, yigiriye mu Rukiga, uracyumva. Ajya kureba abantu Habyarimana, bande bose barya bose, nukuvuga ngo baba benshi, urumva we, kandi koko bagaragaraga nk'abafite ingufu. Ntabwo yashaka bimuvuna, uracyumva. Ntabwo yashaka bimuvuna, umuzungu ngo nibunaka n'abandi babonetsemo, ariko bagiramo ubwiganze. Bagize ubwiganze ndetse kuko Habyarimana rero wayoboye igisirikare bwa mbere kiva ku muzungu, akabara umukiga, kandi akaba n'abandi bakiga baje gucyo kubera barebaga ibigango abashishikaza. Kandi ibyo bintu ni ukuri pe, ntabwo abantu babanyenduga hariya mu bitwa byo hagati bashobora kugira imbaraga nk'iz'abantu mu misozi miremire, uracyumva. Icyo ni ikintu cyo gikorwa na natire, ni natire bikora, nta kintu wabikoraho, bitewe nuko aha umuntu aba bidetermina nuko ateye, ndetse bigadetermina n'imitekerereze yiwe, uracyumva. turaza kubigeraho. Ni ukuvuga ngo rero abo bakiga baje kugeraho bakajya babona ariko se biriya kubera iki, uracyumva. Noneho muri babandi Kayibanda nawe yari yariyegereje, uracyumva. Mu by'ukuri ironda akarere ryariho, uracyumva. Uti nabyemeza nte, uracyumva. Ironda akarere ntagiye kwirirwa mbaza mu butegetsi bwiwe, nagenda ndetse nshatse navuga ngo ni Albert Bizindori wabimbwiye, uracyumva. Kubera iki yabimbwiye hehe? Nabisonye mu nyandiko yiwe, ni inyandiko imaze igihe kigera. Ubutegetsi yabubayemo cyangwa ntabwo yabubayemo, we n'imfubyi y'ababandi bakorewe amahano, bagiriwe nabi, babandi bo marangara. Se niwe yabibayemo. Se niwe wabibayemo, ariko
ariko ari mu bantu navuga ko ari mu ndongozi zikora iki ziri muri iyi nkundura yo kuzamura iki kibazo akarengane kabo. ni ukuvuga ngo hariho inyandiko yanditse ku rubuga rwa therwandan.com ni inyandiko Bizindori Albert ni inyandiko imaze nk'imyaka 4 iravuga ngo ibibazo byateye ihirikwa rya Repubulika ya mbere Sebatware mu murongo wa coup d'etat ya 73. Ni ukuvuga ngo muri iyo nyandiko Albert Bizindori ubwe yari yivugiye ngo rwose ironda karere waze umva ironda karere ntago ironda koko ironda karere ry'abanyagitarama ryaragaragaraga. Arangije ararikikira Kinyenduga, urabyumva, ararisegura Kinyenduga, atariko impamvu yabiteye nuko icyo gihe Kayibanda yari afite abantu benshi bagize gute bari kumurwanya, agomba kwiyegereza abo yizeye, urabyumva. Twavuze ya mpamvu yuko ubutegetsi bwari intwari za demokarasi nyinshi zavukaga aho ngaho, ariko ubwo Bizindori watuzaniyemo ikindi kintu ngo Kayibanda yiyegerezaga bene uwabo abo yizeye neza, azi neza, ariko akongera akanavugamo ngo hari n'ikindi kibazo cy'uko abo ngabo abanyagitarama nabo ubwabo bari bafitanye amakimbirane, urabyumva. Niko Bizindori avuga muri iyo nyandiko. Ni ukuvuga ngo iryo ronda karere ryari rihari koko. Ni ukuvuga ngo harimo ubwiganze bukabije mu kugira gute mu kuyobora. Ubwo kandi iyo uvuze mu kuyobora ntabwo uri bushakire mu nteko n'ubutegetsi bwite, wenda n'ibigo bikomeye bya leta. Ni ukuvuga ngo rero ibyo abakiga babonaga Bizindori Albert yemeje ko byari biriho koko, kandi ntabwo byari byiza. Iki rero ntabwo byari byiza rwose, ntabwo byari byiza kuba abantu bakurwanya. Yagomba gushakisha ubundi buryo, ntabwo ari kwiyegeza abantu. Ubwo ni intege nke yagize aho ngaho, ni intege nke yagize. Ubwo bivuze ngo rero yarinda kuzi kuki atakoze mu bindi bice by'igihugu. Ari naho Bizindori avuga ngo ni ukubera ko ngo abantu bo mu bindi bice by'igihugu batari barize cyane, ngo ko hari amashuri, ariko nabyo icyo ngicyo naho yavuze Kinyenduga, kubera yuko niba abitwa ba Kamoso ba Augustin baravuye za Cyangugu, none se yabaga yarize wenyine. Hari nabo biganye iyo za Mibirizi, hari ni paruwasi nazo zaje mbere zigishije abantu baki za Rwaza zazazaho. Ni ukuvuga ngo rero ntabwo wavuga ko uburezi bwari bwibanze hariya. Ni ukuvuga ngo Kayibanda yagize izo ntege nke zironda karere. Bivuze ngo bizana n'iki? Bivuze ko umutima mubi bari abasirikare biganje nk'abakiga, kubera impamvu nazo twabonye. Urumva Habyarimana wakimara kuyobora ingabo yagiye yizaniramo ka mwana wa mama, akizanira abantu biwabo. Ni nabo babitabiraga. Ni nabo banabitabiraga nyine, kuko bumvaga ari ibyabo. Abandi bahugiye kuki bavuga ati twebwe turajya ku butegetsi, bakajya kwigira kugira ngo babategetsi, uracyumva. Kandi n'ikindi gishobora kuvugwa, coup d'etat yegerejwe, bivugwa yuko n'abasirikari bashobora kuba batari bafashwe neza, urabyumva, kugendanye n'imishahara. Ugasanga igisirikare nuvuga ngo hano Kiganduga asuzugurwaga, ariko nuvuga ngo hari ikibazo pe, hari ikibazo. Iyi Kiganduga rero nahivukira, urumva hivukira Kiganduga ivuka kuri iki kibazo cyari hagati y'abanyenduga cyangwa se abanyagitarama, cyane cyane bari bafite ubwiganze muri politike, mu banyapolitike, none n'abakiga bari bafite ubwiganze mu gisirikare. Bivuze ngo rero niyo leta iyobowe n'abanyagitarama, n'abasirikare bari bayobowe n'abakiga. Ni ukuvuga ngo rero ibi bintu rero kubivuga gutya tubyumvikaneho, ntabwo bireba abanyenduga bose, kuko no muri Gitarama, urabyumva, no muri Gitarama ntabwo ari ikintu kigenda ngo gikore ku bantu benshi, urabyumva. Niyo mpamvu rero kugenda ukabyitirira abanyenduga yewe barabijyana bakabigeza n'Icyangugu, bakabigeza na za Kibumba, bakagira gute. Niyo mpamvu Kiganduga ubundi ni ikintu no mu buryo bw'ubumenyi bw'isi geographic ku ikarita ntabwo ari cyo, ukucyumva, nta mizi wagira ngo wenda igihugu gifite uturere tubiri. Ni ukuvuga ngo Kiga ni akantu gatoya, Nduga nayo ni akantu gatoya, bakabigendera kubera ko babona abantu bajya kwegerana. Hari ibyo tuzagenda dusesengura bituma abantu bagira imitekerereze ijya kuba imwe. Noneho iyo tuvuye hano kuri Kiganduga, ni ukuvuga ngo Kiganduga tubonaho tubonye igihe yavukiye naho yavukiye. Kiganduga rero buriya ntazajya uzatwumva nabi, umubyeyi wayo ninde? Igeragere Kayibanda.
niwe mubyeyi wa Kiganduga. Urabyumva? Cyo bita père, uracyumva? Nkuko ari père de l'indépendance, nkuko ari umubyeyi w'ubwigenge, ni nawe mubyeyi wa Kiganduga. Urabyumva? Kubera iki yaje kuki ku ntege nkeya ziwe, urabyumva? Yabigizemo umwete muke. Aha. Yabigizemo umwete muke. Kiganduga ni ukuvuga ngo yabyawe umubyeyi wayo yaratonesheje mbese. Iryo tonesha Kiganduga ryabaye aho ngaho. Uracyumva? Noneho Perezida Habyarimana nawe ubwo akiri umuyobozi w'ingabo, akiri na minisitiri w'ingabo, uracyumva? Noneho chef d'état major akaba na minisitiri w'ingabo, nawe aragiye yegeranye n'abaki na bene wabo. Batireka duheke barabana. Urabyumva? Ibyo bakoze ubwabyo ni ikosa. Uracyumva? Bahiritse inzego zatowe n'abaturage. Ariko nabwo bakaba bashyiramo impamvu nyinshi zavuze coup d'état zo ntabwo turi buzigemo, kuko inyinshi burya abasirikare n'abantu bazi guteza ikibazo iyo bashaka kugira icyo bageraho kandi bakazayishakira n'igisubizo. Bavuga ko mu byo bamuregaga n'akavuyo, byo ntituri bivugeho cyane ko abantu benshi barabivuze banabiturusha, banabigize gute, harimo akavuyo kakariho kagendanye n'amoko n'ibicyo, ariko ibyo bintu ababibonye neza, babisesenguye neza, bakagendera kuri facts, ku bintu bifatika, babonye ko n'ubundi ari babakiga babitezaga, urumva bari abasirikari kugira ngo babone icyo babone icyo bazuririraho. Uracyumva? Kuko bari bafite inyota y'ubutegetsi, wenda ibyo hari urundi buryo byagombaga gukemuka, ariko bo nk'abasirikari, babona abasirikari mu byo biga guteza ikibazo, kugira ngo ushobora guteza ikibazo kugira ngo ugere ku cyo ushaka, urukucyumva, kandi warangiza ukazakora ushoka gishakira n'igisubizo. Ibyo bita sabotage. Ni ukuvuga ngo ubwo ni ubuhanga bwa gisirikare, ibyo bakoze byari mu buhanga bwabo bwa gisirikare, niyo mpamvu abanyapolitiki batigeze barabukwa. Kuvuga ngo bateje ikibazo, bakajya buri kibazo kiriho, abantu bari gusubiranamo, abatutsi bari gutotezwa, ibiki n'ibiki, kumbe nabo bakagenda ati ibiki kuki biriho kandi rero bari kubiteza. Ubyumva? Ibyo ni ubuhanga bwa gisirikare rwose, ni ubuhanga bwa gisirikare. Kuba umusirikare yabikora ntabwo ari igitangaza. Ucyumva? Agateza ikibazo, yarangiza akaza akegera inyoni nyinshi, noneho kugira ngo kizamugeze ku kibazo iki n'iki ngiki. Uracyumva? Ni ukuvuga ngo rero Kiganduga ivuka kiriya gihe. Imaze kuvuka kiriya gihe, ni ukuvuga ngo Habyarimana we ageze ku butegetsi yakoze iki? Ucyumva? Yakoze iki? Ese twavuga ko kuki tuvuga ko Habyarimana wageze ku butegetsi yabaye umurezi wa Kiganduga, yarayireze. Ayirera gute? Kuko yagiye ku butegetsi yarayireze arayikuza, yaba umurezi wayo. Ni ukuvuga ngo yarayikujije. Uracyumva? Kari gato kagenda gafuza. Ni ukuvuga ngo yarayikujije, noneho amaze kuyikuza, impamvu nazo mbwani ntabwo bibuka ko mu byo Bizindori yavuze, Albert Bizindori yavuze yuko hari abanyagitarama, hari isubiranamo mu banyagitarama hagati. Arivugamo bita babica mu mpaka ngo bashwanaga n'abandi, urukucyumva, n'ibindi bavuga kuki abandi bamwe bavuga ati kuki umuntu mwamwinya umwanya ubundi mukawugira gute. Ni ukuvuga ngo abanyenduga nabo ntibari bashyize hamwe mbere yuko ingoma bayihirika. No ku bwa Habyarimana rero akigenda yibwiye ko ari kumwe n'abakiga bagenzi biwe, ariko nawe ntibyabaye ishyashya. Urabyumva? Kubera yuko ni ukuvuga ngo nawe amaze nk'imyaka 7 ategeka, uracyumva, yaje kugeraho abona nibwo hajemo ibintu byo gushaka kumutera kudeta. Bamaze gushaka kumutera kudeta, turabizi rya barizinde, ndetse baza gusanga n'umuntu witwa Kanyarengwe yarabiri inyuma. Ibyo bintu babantu ari muri bagenzi biwe. Ibyo bintu nabyo bikwereka ko noneho ugasanga aho ngaha hashobora ko ngo ari naho hahereye, akimara kubona ko abo bafatanyije ubutegetsi, abo basirikare bafatanyije kuyobora batari kumwe cyane, bashaka kumukinyura. Bavuga ko ari ryo vuka ry'akazu. Akazu ni ikindi kintu kijemo hano. Ni ukuvuga ngo ako kazu rero kakaza gati. Ako kazu bivuga ko aho ngaho mu Nduga kari akazu nako cyangwa akazu ni ikindi kintu gikomeye kugenda ukagishyira no kubanyenduka. Turabyita ironda karere. Habyarimana bajya ku butegetsi afite ironda karere, kuko yari afite ironda karere. Yagiye yinjiranye ironda karere, arangiza agiye ku kazu. Abonye ironda karere ntacyo rizamugezaho. Abakiga yari yazanyeho nabo batangiye gusa nk'abamushwana, uracyumva, ahita yikorera akazu. Akazu rero uti kari kameze gati. Akazu Habyarimana yisunze umuryango wo kwa Sebukwe.
kubera ko niho yashatse amaboko. ni ukuvuga ngo niwe yashatse amaboko kubera iki Habyarimana gushaka umuryango gushaka kwa basebukwe akaba ari gushaka amaboko akubaka akazi nta bene wabo yagiraga. ubundi ibyaha Habyarimana yewe hari n'abarengera bakamwita umukongomani, hari n'abavuga ngo ni umunya-Uganda. Gusa ikigaragara papa we yari umuntu ugenda yimukira akurikira abandi ngo ajyana n'abapadiri. urumva rero umuntu wagendaga ajyana n'abapadiri nubwo icyo gihe yari umuntu ukomeye, urabyumva, reka mbyite gutyo kuko yakoraga amapadiri abona amafaranga, ariko nta hantu yari afite cy'igicumbi gikomeye, uracyumva. mu gihe umugore we yavukaga mu Bashiru kandi bari bafite habaye ingoma y'Ubushiru, uracyumva. ni ukuvuga ngo rero yavutse yari nk'igikomangoma, nko mu bikomangoma, akaba ari naho nyine aho Habyarimana avuka, uracyumva. ni ukuvuga ngo iyo mbese ntabwo yari nta confidence yari afite, uracyumva. muri we nta confidence yari afite, abonye atayifite muri ba bandi ajya kuyishakira hehe, ajya gushakira amaboko hehe, kwa basebukwe, uracyumva. ubwo bivuga ko ngo akazu n'abasekuru kubera ko ariho nyine avuga. Kucyumva ni ukuvuga ngo nuko yagiye gushaka mu Bashiru, ucyumva. noneho rero ugasanga abantu akazu kari kagizwe n'abantu bigaragara ko bakavuga ko gakomeyemo yari proteze zigiranye nazo, akagiramo na Elia Sagatwa, musaza w'umugore wa Gato, na Sagatwa Elia, komanda ya Sagatwa Elia, urabyumva. aho bikwereka ko ndetse Sagatwa nka Elia bavuga ko iyo basesenguye neza bavuga ko ari we wafashe n'icye, ashobora kuba yarafashe n'icyemezo cyo kugira gute, cyo kujya kwita Kayibanda akajya kumuhotora, uracyumva. Ndukuvuga ngo akajya kumuhotora, yaragiye ajya kumuhotora. Icyo ni ikikwereka atabajije icyo bari cyo gihe n'ibintu by'ubucuruzi bakoraga, proteze zigira nyirazo, uracyumva. ni ukuvuga ngo aho niho agiye gushaka amaboko, kucyumva. amaze kujya gushaka amaboko, igihugu kiba kiguyemo kiba kiguyemo ku muperezida udafite confidence, uracyumva. kandi iyi confidence tuzayibona utiyizeye, agomba kuba afite abandi bantu ashakira ingufu, kandi noneho kwa sebukwe buriya mu agomba kububaha. mu Kinyarwanda buriya ugiye gushakira amaboko kwa sobukwe, bujya kwa sobukwe abakongomani b'abahutu nibo babyita ngo ni kubukwe, uracyumva. hari uburyo umuntu ugomba kuhitwara, uracyumva. burya rero iyo ugiye gushakira amaboko kwa sobukwe warenza akarimbiro, uracyumva. ubundi hari isano, hari umuco w'isoni uba ugutandukanya nabo ku buryo mudahuza twose. iyo mutangiye guhuza no kukwiba igihugu, hazamo no gusangira no kwica hamwe, mugafatanya n'umugambi wo kwica aho kubita ku bukwe. abakongomani b'abahutu babivuga neza. iyo wahemukiye iyo wagiye mu tuntu tudafatitse no dusuzuguritse, cyangwa se mu tuntu icyo twita ngo ni amanyanga, no kwa basebukwe baravuga ngo amahano, n'abantu baramu bawe bande baravuga ngo ukijya ku ntabwo wagiye kudukoza isoni, uracyumva. mugapanga kwica umuntu, uracyumva, na baramu bawe, uracyumva. muri gukora ibintu by'amahano n'abantu wakagombye kuba mwubahana, bakubona nk'umuntu ububaha hariya, nabo bakubaha kuriya. urumva rero yamaze kugira gute, yari amahano, yamaze kuba inganzwa. buriya buganzwa bwiwe nibwo uzajya kubona ugasanga bwarakomeje buragenda bumugeraho no gufata ibyemezo. buriya umuntu hari ikintu umuntu yirohamo ugasanga kiramwononeye, ngo ntabwo ari confident. ndetse nta n'igitangaza, hari n'abavuga yuko nirakudeta atari yiwe, yamugejeje ku butegetsi. abazi gusesengura iyo barebye imyitwarire y'uwo bita ngo ni Kanyarengwe, Kone Kanyarengwe, babona ko irakudeta yari yiwe, kuko yamurushaga amarere, uracyumva. ni nawe wari ufite amarere muri icyo gihe cyo guteza ibibazo, uracyumva. niwe wayiteguriye. bigaragara ko kubera ko we asanga ikindi, kandi wibuka ko Habyarimana yari afite isano na Kayibanda, ari umuhungu we Batisimu, kugeza ubwo ndetse ngo se yagize agahinda cyane avuga ati ibyo wakoze ni ibiki, uracyumva. ngo ari niyahuye ariko ubwo wenda ni ikintu ubwo ntumva ko ufite amakuru. ni ukuvuga ngo yambwe ati ibyo wakoze ni ibiki, uracyumva. ariko ntabwo urumva ko yari yaratangiye kuba inganzwa kera. ni ukuvuga ngo ntabwo yagishaga inama se, ashobora kuba yajyaga kujya kwa ba nyirabukwe, kwa baramu biwe, uracyumva. ibyo wagize ni ibiki, baramube sebukwe bakabimenya mbere yuko se, kubera ko yari afite umwaka k'ubuganzwa. ni ukuvuga ngo hano ubwo turimo twerekana imizi ya Kiganduga, uracyumva. Habyarimana ubwo yareze Kiganduga, uracyumva, azamuka Kiga, abakiga bibicyuka, yigendera ku kazu, nabo barabaho ngaho, kuko muri ubu butegetsi authoritarian regime, ni ukuvuga ngo ubutegetsi ntabwo bw'ikanyize,
bw'igitugu. ni ibintu bisanzwe ko abantu bajya kubaka aho bakomoka. Bamwe bavuga ngo nabagerageza kubyita ngo ni hometown favoritism, ukumva kugira gute guhengamira kubiwanya ukomoka, gukurura wishyira ukumva ko ari kurishihera. Oya, ntago ari ibyo, biratandukanye. Arabikora ari kugira ngo yibwira ko ari bwazabona amaboko. Nese nduzi ko yarakoze amahano mu nduga, yaravuga ati ubwo ngomba kubaka nanjye ikintu gikomeye wacu mbona ahantu noneho bizatume wenda nanjye ngira amaboko, umva ko agomba kugira amaboko. Uri kucyumva? Nuvuga ngo ntabwo yigeze yumva ko yaba mu perezida w'igihugu cyose ngo byose twarire hamwe, yagize iryo tonesha kubera byandi byo kutizera. Burya kuyoborwa n'umuntu utizera ni ikintu gikomeye cyane. Nakaga kuyoborwa n'umugabo w'inganzwa karakaga gakomeye cyane. Noneho ubwo no kuvuga ngo ntekereza ko hano ushatse kuvuga amavu n'amavuko y'akazu wayarangiriza ko amavu n'amavuko ya Kiganduga wayarangiriza ko byagenze bite. Kiganduga yakagombye kuba yarishwe n'ubutegetsi bwa FPR Inkotanyi. Nabyumva yakagombye kuba yarishwe n'ubutegetsi bwa FPR Inkotanyi. Kuki Kiganduga ikiriho? Kubera iki? Ubutegetsi bwa FPR Inkotanyi bwaraje buhondera hamwe abakiga n'abanyenduga bitarobanuye, bwabahondeye hamwe, ariko ntibumva. Kiganduga ntiyapfiramo. Uri kucyumva? Ni ikibazo gikomeye cyane. Bwahondeye hamwe abakiga n'abanyenduga, Kiganduga ntiyapfiramo. Cyangwa se ahubwo bashobora kuba bari kwibwira ngo iriho kandi yarapfuye. Ibyo nibyo tuzagenda dusesengura tureba. Kiganduga yarapfuye. Kiganduga ushobora kuba yarapfuye, ahubwo abantu bakaba bari gushaka kuyihembera ngo bayigarure, kandi ntacyo ikimaze. Kucyumva? Ariko ibyo kuyihembera ngo igaruke, twumvikane ko bitandukanye na bijya twavuze kuri ijya miryango ishaka ubutabera, ijya miryango ishaka ko hari ikintu gikorwa n'uburenganzira bwabo, ni ikikwiriye n'abandi bagomba kubibazwa, ko ntibizabazwa rubanda yose, bizabazwa babikoze. Nuko ngo habayeho icyaha, none se ababikoreye barishwe, ababishe barapfuye, cyangwa hari abakiriho yenda? Hari abakiriho ngubu, hari abakiriho pe, hari abakiriho n'abajya babivugaho nk'uwitwa André Sebatware. Uracyumva? Yari minisitiri icyo gihe, yabigizemo. Iyo wumvise baramunuganuga, ariho baramunuganuga. N'uwitwa Colonel Laurent Serubuga baramunuganuga. Uracyumva? Nubwo ngo nabo buriya ntibari kubikora gusa batazi aho bari kwerekeza. Ikindi baraza bo bashaka abitwa babiseruka, komanda biseruka. Nawe ngari mu Rwanda, ari i Kigali. Baranuganuga babizima ngo pasiteri ngo bakoraga ngo ibyo bintu bari muri za komite disari, bari muri kaminuza birirwa bateza, aribo birirwa bakwana Kanyarenga bateza umutekano muke. Icyo bakora barakizi. Uracyumva? Icyo bakora barakizi. Uracyumva? Gusa ngiyo Serubuga Laurent ndiwe bamubajije, we aravuga ngo bazajye kureba mu madosiye, kuko azi neza ko batashoboraga kwishingira. Uracyumva? Amadosiye yarabaye se ngo ashobora kuba nazika ntayahari. Uracyumva? Warahita avuga ngo oya, ngo byose ngo muzayimenya nimujya gusoma amadosiye. Uracyumva? Kandi hari ibihamya dufite iki cyaba cyo ngo oya ngo muzabanze musoma amadosiye. Kiganduga ngira ngo naho ngaho amavu n'amavuko yawo nayagarukiriza, ntagiye mvuze muri makeya. Yarakoze kutubwira amavu n'amavuko, ariko hari ikintu ngo ngiye ntarasobanukirwa, cyangwa n'abatwumva bashobora kuba batarasobanukirwa. None se iyo ndwara Kiganduga ishingiye ku irondakarere, ishingiye ku irondabwoko, cyangwa ni ikibe gihirikwa n'umwanzi? Muvandimwe nkubwire, Kiganduga ntabwo ikiri irondakarere. Uracyumva? Kiganduga ushobora guhagarara ku maguru yombi nkavuga icyo uvuze bwa nyuma. Kiganduga ni ikibuye gihirikwa n'umwanzi. Irondabwoko byo ntigeze bayo. Ni ukuvuga ngo abantu benshi bibwira ko Kiganduga bivuze ngo ni irondakoko ry'abanyenduga. Ukucyumva? Ubwoko bw'abanyenduga se bubaho? Nicyo ubwo hari ukuntu bushobora kubaho, kuko ubwoko ntabwo ubwoko bivuze. Urabona ikinyarwanda kiba nk'amagambo, ushobora kuba ubwoko wavuze race, wavuze tini, wavuze clan. Ukucyumva? Ni ukuvuga ngo bibaye ngombwa ubwoko bw'abanyenduga bushobora kubaho. Kuko ngenda gwa nk'urugero, ugiye mu buryo bw'imitekerereze y'abantu, nabyumvise, ushobora kubaho. Ni ukuvuga ngo kubyita rero kari irondakoko cyangwa irondakarere. Uracyumva? Irondakarere. Uracyumva? Nuvuga ngo
bishobora kuba ari ukwibeshya uracyumva. Kiganduga ishobora kuba isigaye ari ikibuye gihirikwa nande umwanzi kikongera kikagira gute, kikongera kikahabwa ingufu n'iki n'impirimbanyi mbi zo muri opposition uracyumva. Hari abantu bagihembera uracyumva z'urukereza nabo ngabo uracyumva. Buri gihe abo ngabo uzababwirwa n'iki ikintu cyose, ariko abakiga babaye bate uracyumva. Bariya abakiga bariya tuzajyana nabo buriya ntibazatumara mwe nk'abakiga ngo bakoze ibi ngibi murabibagiwe murabibagiwe. uwo nguwo ni umwumva uzamenye yuko ari we niwe uri kuzana iyo ndwara Kiganduga cya kibuye. Ego uracyumva. Noneho Kiganduga kandi ari n'abanyapolitiki bo muri opposition uracyumva, nabo baragikongeza uracyumva. Ni ukuvuga ngo kugira ngo bibonera abantu bati turi hamwe. Kiganduga igomba gutandukana na kiriya gikorwa ziriya mfubyi na bariya b'abanyagitarama barimo. Ntabwo ari Kiganduga bari gushaka ubutabera ku bantu. Kiriya ubutabera Bari gushaka ubutabera ku bantu bakeya bakoze ibyaha. Niba abanyenduga hari imiryango y'abanyenduga yakosherejwe, ntabwo arega abakiga bose, arega amazina. Umuntu ukikora kibi ni wa wundi uvuga ngo abakiga nuko babaye abakiga, ariko ubundi abandi bavuga ati kanaka nazikoreye amakosa mwagombye kwisobanura. None se bundi yumva Kiganduga. Noneho rero reka mwege Kiganduga ku ntami zifite mu buryo bwa geography, mu buryo bw'ikarita. Kiganduga ni icyuka kubera yuko akarere kitwaga Rukiga ni gato cyane kucyo bita abakiga uracyumva, kucyo abakiga bitirirwa uracyumva. Ni ukuvuga ngo baraguye Nduga nako ni agace gato cyane, ariko barayikuruye no ku Gikongoro no kukibageza yambuka karengana Nyungwe yo nabyo ngo bita barabashikira babita abanyerero barabashikira no baracyaribo. Ariko burya noneho hakaza n'akandi kantu k'ikibazo kari mwaho ngaho. Hagiye hariho inkiga nyinshi mu gihugu hagiye hariho inkiga nyinshi, kuko Rukiga ushobora gusanga muri komine runaka hari Urukiga. Ubundi Rukiga ngo ni ahantu imisozi miremire no kwera. Nyeko burya ni imisozi miremire, kandi abantu mu misozi miremire ahantu hose uzajya uzasanga bafite ukuntu bateye yamufurujikoma ku mico yabo n'ikindi. Urabona ahantu nijyo n'ibintu tuzajya mbeho yo mu misozi. Abantu bazi kurya kubera ko baba bakoresheje imbaraga nyinshi, ajya kuvoma karenga imisozi itatu bihera usanga nyine hari uburyo bibagiraho ingaruka zitari. Ni ukuvuga ngo Kiganduga ugiye mu buryo bw'ikarita uracyumva ni ikintu kitabaho uracyumva. Kiganduga ugiye mu buryo bwa y'amoko y'Abanyarwanda Abahutu n'Abatutsi uracyumva. Kiganduga ntibaho kubera iki? Abatutsi ntibayirimo uracyumva. Bari hanze yayo kandi batuye mu Rukiga, batuye no mu Nduga uracyumva. buriya bavuze y'inzigo ya Kiganduga nta mututsi uyibamo ahubwo ntawibazwa nta n'uyiregera. Ahubwo numva ikibazo kirimo rero ndakikubwira. Birahindukira bazi kubikoresha bakavuga ko abanyenduga bose ari nk'abatutsi uracyumva. Ubwo ibyo naba uracyumva uri ku ruhande rwa Kiga. Noneho kibazo noneho umututsi usigaye mu Rukiga we araba wande. Ese ubundi uwo mututsi yabakoreye iki kibi? Ni ukuvuga ngo rero niba no mu moko ayo tuzi yo mu Rwanda urabizi, umutwa wo mu Rukiga umwisi ntiwamwita Umukiga ko ntibimureba ibya Kiganduga. Urumva ukuntu buriya n'umunyenduga ntiwamuzana mu bya Kiganduga. Umutwa wo mu Nduga ntari muri Kiganduga muri kiriya kibazo cya Kiganduga, muri iriya nzigo ya Kiganduga ntabwo ari no muri, ni kubera atari muri leta. Kandi noneho ikibabaje wumve koko wumve ukuntu Kiganduga noneho ari ikintu kidafite imizi. Ibyo bavuga iyo ugiye kure abantu b'abakiga Abatutsi n'abahutu bo mu Nduga aho babita mu Nduga ukucyumva, aho bita mu Nduga ibyo bavuga ngo aha ni mu Nduga. Ubu ubona hari ukuntu benda kugira imico imwe kubera iki? Hariho imico imwe abantu batora bitewe n'aho bari nuko kwegerana, gushyingirana, environnement, conditionnement, gusangira. Ni ukuvuga ngo noneho ugasanga Umukiga umututsi uri mu Nduga uri mu Rukiga umugoyi uhera ku mugoyi umututsi w'umugoyi
ni ukuvuga ngo uzasanga ibintu byinshi n'umututsi w'umurera umurero abandi batararesa biki cyangwa n'umushiru cyangwa umututsi cy'umuki umugogwe reka niba bahariye uraba morphologiquement ubona koko umugogwe wamwita umututsi nta nabatandukanye n'aba ujya amazuba uri kubyumva ni ukuvuga ngo ibi bintu ni ukuvuga ngo Kiganduga iyo tugiye mu moko ni ikintu ni icyuka uracyumva Kiganduga muri psychologiquement mu buryo bw'imitekerereze iyo ugiye ku ihame rya behaviorism uburyo behavior ni ukubyumva imyitwarire ni ukuvuga ngo hari imico ukomora aho uri icyo uko environnement ikumereye uri kucyumva ibyo ngiyo bigatuma hari uburyo ni ukuvuga ngo akantu uko icyo environnement ikuzanamo stimulus niho bakuye umugani ngo ugiye buryasazi bazimira nzima ninagerayo nabyo ni kwitsiritana n'abandi agasigara nawe ari nk'ababandi buri umunyenduga umwana w'umunyenduga umujyanye mu rukiga kubera kujya kuvoma arenze imisozi 3 uri kucyumva no kugira gute wazasanga nawe afite cya kintu cy'imbaraga cyo guhita avuga kimwe uri kucyumva iyo rero ugiye mu buryo bw'imitekerereze usanga hari ahantu aho abantu bari babona mu bitwa byo hagati uri kucyumva nese hariya warya ibiryo igisahani cy'ibiryo kubera si yo mbeho yagukubise uri bitambikishe se aba yanakoze cyane no gucyumva kandi hano bihari wenda ni nabice nyine rero kugira ngo biboneka ntari ariko cyumva no kuvuga ngo ugasanga no mu buryo bw'imitekerereze Kiganduga ni icyuka Kiganduga iriyanzigwe ni icyuka hariho abakiganga b'abanyenduga ariko Kiganduga ni ikintu cy'icyuka ngira ngo ushatse kuvuga uko twavuga ngo ni ikibuye gihirikwa n'umwanzi uhita ukibona nyine ni umwanzi wa rubanda uhirika ikibuye cya Kiganduga kuko ni icyuka iyo ugiye batangiye gutuza agahirika urakoze gusa kugeza n'ubu ntabwo ndumva neza imizi ya Kiganduga mu bihenda bitandukanye urabona imizi ya Kiganduga nibijya nyine byo muri Repubulika ya mbere ngo twabivuze ukucyumva ni ukuvuga ngo ushatse kuyumva neza mbere ya Repubulika nta Kiganduga nakubwiye ngo byatewe n'ironda karere yanziko yavutse kubera ironda karere ryakozwe n'abanyapolitike bari benshi bava hariya Gitarama noneho abakiga b'abasirikari bagahita babona ko ibyo bakora amakosa bahirika ubwo butegetsi kandi nabwo bafite icyayi bateye kucyumva niwo muzi wa Kiganduga uracyumva Kiganduga rero biri ku butegetsi iyo mbibona bishobora kuba yenda atari biko harimo amakosa ahubwo kubuhirika bagahutaza n'abantu kandi noneho banageraho nabo bakubaka ikintu cy'ironda karere ukucyumva bubaka ikintu cy'ironda karere gusa ryarutwaga n'akazu ukucyumva akazu nicyo cyari ikintu gikomeye cyo cyanagaragaye cyane twabonye impamvu zako ukucyumva noneho ikibazo noneho wenda biza gute mu mpinduramatwara ukucyumva biza mu mpinduramatwara bitangiye kwinjira mu mpinduramatwara buriya kubera yuko kijya gisirikare cyari kiyobowe na bariya bakiga byabaye ngombwa noneho kandi bamara gufata ubutegetsi cyagiye muri Repubulika ya kabiri bagasa n'abigije abanyenduga ku ruhande ni ukuvuga ngo byazanye ko n'ubundi igisirikare cyakomeje kikabamo abakiga benshi uracyumva noneho hari abantu rero bashaka kubona ugasanga basa nkaho berekana ko hatsinzwe abakiga uracyumva mu gihe inkotanyi zafataga igihugu hari abantu bashaka kwibwira ko hatsinzwe abakiga uracyumva kwatsinzwe abakiga kubera kutagira ubunararibonye mu gutegeka no mu gisirikare uracyumva umuntu akaba ari aho ngaho ati abakiga ibyo badukoreye so batumye ingoma bigenda twangaye mu mahanga baturwaniye nabi ikindi bayoboye nabi uracyumva ugasanga hariho abantu bibwira ko bakwiye kubagira ubwo butegetsi uracyumva Kiganduga ikabigarutse yeye mu mpinduramatwara ikabigeze mu mpunzi aho zinyanyagiye mu bihugu uracyumva hakazamo yanzigo ndavuga abana batuye ati twenda tubagira nabi se mwende muri inkotanyi uracyumva tabanyenduga muri inkotanyi ati kwanza mwoherezaga n'abana banyu benshi mu kujya mu nkotanyi ati ahubwo se simwe twarwa
mwarwanaga namwe abakiga ariko barabohereje n'abakiga barabohereje ngo ni naho havuyemo n'abantu benshi b'abagambanyi baragiye hari bo baragiye baragenda ari n'abakuru ari aba atari n'abana abana bajyanye n'ababyeyi niko bimeze niyo navuga ko niyo mizi ya Kiganduga mu by'ukuri kuva muri Repubulika ya mbere ikaza muri Repubulika ya kabiri byarangiza bikaza bikatugeraho no mu buhunzi. Ndumva nta wakagombye kurega undi uko gutsindwa baragusangiye kuko n'iryo fasha ry'umwanzi byabonetse mu bice byombi nyine ahubwo se wumva ko Kiganduga ari n'uburozi abatutsi bo bari mu buhunzi bari kubashyira he ese ubwo uzi ko bamaze kugera muri Kiganduga umututsi abavuyemo umututsi ngo bashyira mu nduga none bakabwira ariko mu by'ukuri mu nzigo ntarimo mu nzigo ntarimo n'umukiga bamushyira hehe bamushyira mu nduga n'umukiga bamushyira mu nduga muri Kiganduga umututsi w'umukiga ntabaho ni ikintu cy'icyuka kiri aho ngaho ni ikinyoma none yego Bwana Sadiki yego uravuga uti ni nk'inzigo Kiganduga yego abakiga bakoze icyaha bagikorera imiryango imwe yo mu nduga yego buriya nk'umuntu yisunze ubutabera ntabwo ari abakiga bamwe mu bakiga bamwe mu akagurupe gato kwanza agatsinda gato k'abakiga niko kabazwa ibyo bintu ni nacyo kibazo nari ngiye kukubaza ngo umuntu yisunze ubutabera icyo cyaha cyabazwa nde icyo cyaha cya Kiganduga cyabazwa abakoze icyo cyaha kuko ntago ari ibyaha byakozwe amazina ku mazina abantu biruka babivuga ukareka kubibaza umuntu wari umusirikari nubwo nashaka aba ari generali ubu ngubu ariko niba atari muri abo ngabo ntabwo agomba kukibazwa kucyumva abashaka ubutabera ni byiza kandi koko ubwo butabera natwe rubanda bituriye kuko batwiciye abayobozi kucyumva gusa n'ubundi rubanda turongera tukagarukamo kubera iki kikaba gatozi bakabakanaka bakoze icyaha nakisobanura bizi ikibazo rero ikibazo cyongera kigakomera kubera iki rubanda ubutegetsi bwakoze ayo mahano bwari ubwa rubanda n'ubundi uri kucyumva niyo mpamvu icyo kibazo bakirimo niyo mpamvu rubanda icyo kibazo kireba ntago kuba ikirimo ariko ntikitwaramo neza karese ya rubanda rwose ko ariko bwari ubutegetsi bubi uri kucyumva nubwo batari babutoye ngo babushyireho uri kucyumva niyo mpamvu nyine biri muri responsabilité za rubanda ku icyo kibazo kukigira icyabo nuvuga ngo kiriya kibazo cya biriya ari amahano yakozwe ntabwo ari iriya miryango yiciwe gusa uri kucyumva kandi noneho ahubwo n'ababikoze rubanda yose iri kugira gute nayo iri muri icyo kibazo ariko ikakibamo neza bikibuka ko nibigera ku cyaha no guhanwa ukucyumva niba ari mpozamarira ntabwo zizahabwa rubanda yose ukucyumva zizahabwa ya miryango yindi yakorewe ibyo ngibyo ikindi ntabwo kizahabwa abanyenduga bose reka gute se birashoboka ahubwo abanyenduga iyo mirambo niboneka kuko bashaka gushyingura rubanda izatabara ivuga ko iti abategetsi bacu barayigendanye bavuga ko hari ahantu na n'ubu ntibarayibona nacyo kiranabashengura kirabashengura cyane mu babishara bazi aho bari mu bantu ngo bashobora kuba barakekaguraga amajosi biseruka yiryamiye mu gihugu rwose ameze neza atabyitayeho narumva arega na Colonel Serubuga bivugaho wumva nyine kuko afite akantu akunda kuvuga ngo mugende murebe mu madosiye ku buryo yizeye neza izo dosiye harahabitse oya ashobora kuba izo dosiye zakozwe bafite ukuntu bazi ibyo bita gutekinika rega si iby'aba bano bagabo ba hano bo hakurya ntabwo ari ibya none gutekinika ashobora kuba azi neza ko zitekinitse uri kucyumva ati nimugerayo muzakubitwa n'inkuba uri kucyumva ariko ntabwo icyaha gaciya gishobora gusaza hakongera akaba yandi maperereza hariho abantu benshi bashobora gutanga amakuru ubucyumva ye yibwira ngo bajya kureba abivuga nk'umuntu wizeye ngo mugende musome dosiye ngo muzahita mumenya ibyo ari byo nk'umuntu wizeye ko idosiye zakozwe neza adashobora kubibazwamo ubucyumva kandi hari ibintu bimwe bavuga ati hari abantu bamwe yagiye no kureba mu ngo bagiye ntibagaruke ubucyumva ni ukuvuga ngo abivuga nk'umuntu wizeye ariko Serubuga ni Serubuga ntahahurira n'abakiga bose ukacyumva ntahahurira na Nyarucari umukiga wari hariya
uriko cyumva mu by'ukuri iki kibazo rero mu by'ukuri unanakigarutseho cyazanye akantu hariho nk'umusore wundi nawe ukunze kukivugaho witwa Samuel Yarahoze. Samuel Yarahoze ni umugabo ukunze kwandika inyandiko nawe ari yishyira mu murongo w'abakiga uriko cyumva umukiga kuba umukiga si ikibazo kuba umukiga si ikibazo no kuba wabyemera ko uri umukiga nta kosa ririmo akunda kwandika yandika abakiga ntibaba no mu Rwanda gusa akunda kwandika ari nk'inyandiko ebyiri yanditse ngo kudeta ya gatanu y'uwa gatanu Nyakanga 1973 ibisubizo by'ibibazo byibajijwe ku nyandiko yanjye nise ibaze nawe uri kucyumva iyi nyandiko yanditse kuri 12 z'ukwa karindwi muri 2020 uri kucyumva Samuel Yarahoze yarongeye yandika indi nyandiko igira iti yarongera andika ngo inama ku banyenduga babuza ababo kubera kudeta ya gatanu z'ukwa karindwi 1973 iyi nyandiko yanditse kuri 16 z'ukwa karindwi 2020 izi nyandiko iyo uzigereranije uburyo Samuel Yarahoze yandikamo uko cyumva uburyo Samuel yandikamo n'uburyo Bizindora Robert yandikamo n'uburyo butandukanye abo ni nk'abasubizanya no kuvuga ngo Bizindore ari mu gice cy'abakiga cy'abanyenduga bari mu gice cy'abanyenduga noneho wareba uburyo Samuel nawe yandika kandi bose nawe akandika nk'umukiga ndagira ngo kwiga abakiga n'abanyenduga ni ibintu byoroshye cyane no mu nyandiko zabo uriko cyumva uzigereranije wakigira nk'abakiga n'abanyenduga Kubite Bizindore yivugira nk'umukiga uko cyumva ntazi guca ku ruhande nani Yarahoze yivugira nk'umukiga uko cyumva bongo bavugiraho abandi bagakikira bagakikira nuko ibyo rero ntacyo wabikoraho nuko abantu bateye uko cyumva nibyo bintu bagiye bashingiraho ko abantu bagiye bateye ko nguko bakigabanya nk'ibice nibyo bintu byakozwe n'Imana uko cyumva ntago ari ibintu abantu bose ntabwo bazi imico hari ibintu bita ngo ni karagiteri abantu bose no kuvuga ngo iyo uzisomye usoma inyandiko yo mu kiga nyine ukumva ni inyandiko yo mu kiga ukumvamo urukiga natinde ku magambo kandi akarasa ku ntego akumva n'imvugo yayindi itanonera itatoneka ndetse barakabya ngo n'imvugo ijyana n'igikorwa noneho wareba ukuntu nani Bizindore Albert nawe yandika ugasanga ari nko gusubiza Serubuga ukabona ari gukikira namushimira nagira gute ntabwo iyo wagiraga amahirwe ugahura na nani na Ryarahoze akaba ari uko usubiza hano ni bari kuzongera kwandika cyumva ibyo ni ibintu nuko biteye bari mu dukino ntago ari dukino ndashaka kwerekana ko kuba abanyenduga n'abakigara batandukaniye ntabwo muri utwo tuntu baba bandika bavugana ni ibisanzwe n'inyandiko zisanzwe n'inyandiko zisanzwe ahubwo nashaka kukwereka ko hariho uburyo bwinshi bwo kureba imiterere y'umukiga n'imiterere y'umunyenduga ni ukuvuga ngo rero umunyenduga bitakagombye kuba ikibazo ntabwo byakagombye kuba ikibazo kuko ibyo ngibyo nuko nyine ateye niko uzabisanga n'abantu kucyumva mugiye kugatenda gatore mama ibyinshi bigize gute ibi n'ibi ngibi ariko umunyenduga ntiyanarahira ntabwo ari benshi bayirahira kucyumva ni ukuvuga ngo ubwo buryo bateye hari impamvu bitera no kucyumva ntabwo ari uburyo bukwiye kubatandukanya n'abanyenduga ahubwo ni ibintu dukwiriye kumva tukabana nkuko urabona mu bihugu bifite amoko menshi usanga bamwe bafite ama stereotypes ngo urabo ko buteye uku ariko ntabwo burwana ntabwo bwirwa bugirana ibibazo ugasanga bamwe bavuga bibona mu bihugu niba warageze mu bihugu birimo amoko menshi bya Afurika bituranye n'u Rwanda ugasanga ngabashingo nabo ngo bamera ukuntu gato wagiye gushaka mu bashi mu makoga ngo umwana yamujugunye no kucyumva ngase ngabanande ndaya bashi bagira ikoko bibone ibintu urukucyumva ariko nta kibazo ukareba ukajya muri Uganda abasoga koko umusoga rero nigeze gutembera ngera mu gihugu cya Tanzania hari ikintu cyantangaje nze kubaza nsanga ni wo muco kandi ntacyo bitwaye uragenda kwinjira muri taxi muri bisi abantu mwicanye kumva atangira kuba ati uri kabira gani
ubwo waba uzi nk'igiswahili ukumva ko akubaza bwoko ki ariko iyo bumubwiye ndakubwira ubwe mugatangira mukaganira ntashaka ko muganira ataramenya kabila yawe nanjye hari ahantu yigeze kwigira najye kubaza rero bati nuko bimeze hariho umugabo twigeze kuba turi kumwe w'umunyarwanda ahantu mu gihugu cya Uganda kuze kwitana amazina urabizi ko bitana musoga iki n'iki munyankore noneho twa turimo aho ngaho nge nawe batwita munyarwanda urakucyumva bamwitse munyarwanda aranga aravuga ngo nge ntakajye umuntu azajya yita ngo umunyarwanda bwari ubufura bwari ubufura noneho bukeye mu gitondo bavuga ngo ntabwo ushaka bazajya kwita munyarwanda ngo izina ryanjye nari babwiye ngo umuntu uzajya kwita munyarwanda ngo tuzamera nabi numvaga nta kintu bintwaye bukeye baraza bakajya kwita ngo mututsi urabona ko simana yanjye ngo none ararakara ngo ntiyavuye yarakomeje ararakara ngo mututsi aganitore wanze ko kwita umunyarwanda none ibyo se byo bitwaye ko umuntu yarakaye cyane none yose niba wumva biguteye isoni zigenda nanjye uvuge banyite mu hutu no kucyumva kugira ngo wenda uve mu isoni nagukura mu isoni kugira ngo niba bakwise mu genzaryemera uko se ngibyo ngo byaba ari ibiki yarabyanze ariyama abanyayuganda nabo ni abantu bagira urugomo bamwise Kagame yese yimuka ngo Kagame ngamakuru urabona wanze munyarwanda tukwise mututsi urajyanga bamwita Kagame none ndati umuntu unyita umuntu unyirukangisha kangeza aha ngaha yahise yimuka muri ako gace ajya gutura ahandi ajya gutura ahandi no kuvuga ngo ibi ngibi kavuga ari uburere ari iki abandi babibona nk'ibintu bisanzwe nk'ibintu byoroshye noneho twebwe kubera inzira twanyuzemo ya politiki tukabigira ibintu byo gushwananira bakwita iki uti bano barahemutse bakwita uti bariya ntitwakumvikana kubera ya makosa yakozwe n'abantu kandi iyo ugeze ukareba ubona ko ubwo bwoko bufite ukuntu butandukanye n'ubundi bitewe n'aho buri butewe n'iki ariko ugasanga ntabwo ari ikintu kijya kuba ikibazo cyane n'umuntu yamubangara mushi muri Kongo mushi munande uri kucyumva munyabwisha ugasanga nta kintu bibabwiye urakoze hari icyo numvise buriya hari icyo numvise mu bijyanye na Kiganduga ariko nanone ibibazo ntibishira kuko ni ikintu cyo kwibazwaho cyane nk'ubu ndibaza ngo niba Kiganduga ari icyaha cy'udutsiko tubiri utwo twatubonye kuki abantu batigeze baba muri utwo dutsiko usanga ari babyivangamo icyo nakivuzeho ni ukuvuga ngo babyivangamo kubera iki ubundi ni ikibazo umuntu wari utaravuka icyo gihe umuntu utarutuye hafi y'ako gatsiko umuntu ni ukuvuga ngo agatsiko ko ni akantu k'ubwako ni ukuvuga ngo agatsiko ni baba parimihutu kucyumva bironze bakoze ironda karere bikoze ironda karere kucyumva kuko ntabwo bari abanyagitarama bose cyangwa runaka kumva bakoze ikosa kucyumva none n'abandi babakigana bagatsiko kamwe karaza gakora ikosa kucyumva ariko ibyo bintu bagiye babikora bahagarariye rubanda kucyumva ikosa ryakozwe n'abanyagitarama kucyumva gironda karere ryatumye abakiga barakara kuko ubundi ngo zitwa mu nkuru umunyagitarama Kayibanda ubundi zitwa mu nkuru kucyumva intege nke yagize nizo Habyarimana yagize kucyumva n'abantu babari inyuma kucyumva bifiteho rubanda byo ntabwo wabiyakura kucyumva bikomba kuvaho amakosa ari mu nduga bibazwa umunyabwana mukara umufundu ntabwo kubazwe ikosa no kumva ko ikosa rikureba biratandukanye tugomba kucyumvikanaho aho biratandukanye ikosa ikibazo cyabaye niba kikureba ariko ukaba utakibazwa kucyumva kiba kikureba kucyumva niba kikureba nagombye kukizira nta nubwo wagombye kukizira nta nubwo wagombye kugihoha ahubwo nagombye kukimenya ko cyabaye kugira ngo bizare no ko cyanagaruka ariko nta kukiziza undi nta no kukizira uwakoze icyaha kukizira gatozi kucyumva abasigaye bakabana mu rugo bakirinda ko kizongera kugaruka mbese Bwana Sadiki urakoze kuri ikiganiro cyiza tuhaye kigamije no kunga nk'uko mbibona kuko indwara yagaragaye ubundi biri mu nzira zo gukira abantu bakavuga ati indwara yafashe gutya indwara iza kwiyongera gutya yatewe n'iki habasigaye kureba abavuzi bakayirandurana n'imizi byaba ngombwa hakaboneka n'urukingo kabisa
none rero mu kwanzura ndabona ware tubwira mu kwanzura ukatwanzurira. Mu kwanzura urabona iki kibazo cya Kiganduga dusa nk'abakitangiyeho gatoya kugira ngo tukivuge turebe n'amavu n'amavuko yacyo ucyumva. Turebe ko na Kiganduga ari ikintu nakita ko ari nk'icyuka, turebe kukigikuzwa kigahabwa izindi mbaraga runaka. Ngira ngo muri iki kiganiro twavuze ko Kiganduga n'abakiga n'abanyenduga bitandukanye, baratandukanye pe. Kiganduga ni inzigo, ni inzigo y'icyuka urwo cyumva itagize ibintu yubakiyeho. Wabonye ko twayibuze mu bigendanye n'umuco, tukayibuza mu bigendanye n'imitekerereze urwo cyumva psychology, urwo batayikoze. Nivuga nyine ni inzigo, ubundi abenshi bayita inzigo ya Kiganduga urwo cyumva. Ni ikintu cyabuze uko cyitwa urwo cyumva, ariko gifite aho cyavuye, ariko iyo ukirebye nta mizi gifite yakagombye gutuma kigumaho. Iyo tuvuze ngo nta mizi gifite, nubwo ngo iyo uvuze ngo nta mizi gifite, nubwo ngo ntacyo gishingiyeho urwo cyumva. Kuba ntacyo gishingiyeho rero ni ikintu, ni misconception, ni ukwibeshya kuri yumva nabi. Ni ukwibeshya ko abantu bakomeza kikababera umutwaro kandi kitakagombye kuba umutwaro. Ni ukuvuga ngo twarebeye none mu ndorerwamo hano twavuze ngo bigomba kubazwa udutsiko tubiri, ndacyumva abantu babiri n'udutsiko twabo, abantu bafata abahemukiye bakareba abandi babahemukiye. Ikindi icyo ngicyo hari abantu batajya bashaka kwemera ko Kiganduga icyo kibazo bagashaka ari ikintu bita abanyarwanda bagira cyo kunonera ucyumva. Kuba intwari za demokarasi, kuba intwari za demokarasi zaradukuye mu buja zikadukorera ikintu cyiza gikomeye ucyumva. Ni ukuvuga ngo ikindi kandi kuba barakoreye ibyamfura mbi ntabwo bikuraho amakosa bakoze ucyumva. Icyo kosa bakoze ntabwo byagombye kuvaho. Niyo mpamvu kuvuga ngo bakoze amakosa nabo bakorerwa amakosa. Bakorerwa amakosa ucyumva, gusa bo bakorewe amahano ucyumva. Bo bakoze amakosa bo bakorerwa amahano. Bo bakorerwa amahano ucyumva. Bakoze amakosa ucyumva, bakorerwa amahano ucyumva. Bamaze gukorerwa amahano babandi bajeho nabo babakiga bakora amakosa yabo ucyumva. None bamaze gukora amakosa ucyumva, ako gatsiko uvuga ngo Kayibanda yakoze we n'agatsiko ke agomba Kiganduga ni nyonjo ye uracyumva. Ikongera kabinyonjo ya Habyarimana udutsiko twe n'agatsiko ke kwanza nako kazu kiwe ucyumva. Ku muntu wakoze icyaha ucyumva, ahasigaye abandi tukareba icyo tugatanga umusanzu wacu kugira ngo ibyo rubanda, kuko abo bose bagiye babikora ari abayobozi b'igihugu uracyumva. Rubanda tukabyinjiramo nk'abantu bumva ko dukwiye kubisobanukirwa, tukareka guha Kiganduga twiyitiranya n'abakiga n'abanyenduga. Iryo ni ryo kosa rizamo iyo utangiye kwitiranya Kiganduga n'abanyenduga n'abakiga. Icyo kintu wagipfuye gikomeye cyane. Ni hahandi ugwa rero mu ntambara watanye. Mu by'ukuri tuzagira ibindi biganiro bitanu byo kugerageza kugenda dusobanura Kiganduga, turebye tutinjiye cyane muri siyanse mu bumenyi, ariko tugenda tureba ibindi biganiro bitanu bizavuga kuri Kiganduga, tukareba twerekana ko nta mizi ifite twerekana ko Kiganduga, nuvuga ngo dufite ibindi biganiro bitanu bizakurikirana duhamya neza ko Kiganduga nta mizi ifite urukucyumva ku buryo bigaragarira wese, kandi tunahamya yuko mu biganiro bizahamiriza yuko Kiganduga ari ikintu nuvuga ngo abakiga n'abanyenduga na Kiganduga bitandukanye. Ngira ngo ibyo biganiro tuzabigira, turimo turabitegura. Abaduteze amatwi bumve ko tuzagerageza kukivugaho. Ahangaha twabitangiye dusa naho twanzitse, nuvuga ngo tuzagerageza twifashishe tutinjiye mu bintu bigoye gusobanura cyangwa se byatuma bisaba ubuhanga bukomeye ngo umuntu abashe kucyumva neza. Tuzagenda tureba mu bintu bisanzwe byo muri rubanda, ariko mu nzira z'ubumenyi. Nitujya gusobanura duhereye ku muco, tukerekana ko Kiganduga itabaho, ni ibintu bizabyumvikana ko umuco turawuzi. Umuco abantu bose, umuntu wese umunyarwanda agomba kumenya umuco wiwe. Nitwerekana ko Kiganduga itabaho tugendeye ku burere, nitwerekana ko Kiganduga hari ibintu byinshi abantu bibeshya ko Kiganduga ari ikintu wavuga ko gifite bakagihereza imizi kitagira. Mbese nuko nguko ibyo biganiro bitanu tukaba tubirarikiye abadukurikira. Urakoze cyane Bwana Sadiki. Ubwo turagutegereje kuri ibyo biganiro
bizadusobanurira byimazeyo ikibazo cya Kiganduga. murakoze namwe murakarama. Bakunzi b'ibiganiro umuhanano nimero ya 3 tukaba tubaye tusubikiye hano, tukazakomeza mu zindi nimero dusobanura iyo bya Kiganduga turebeye mu zindi ndorerwamo. murakoze cyane.